bakawuduhaye tukajya tureba kuko iyo ducuruza za marine ziratwiba. Iyo nk'umwana akeneye kwiherera ashobora no kwiherera hano hasi kubera yuko tuwarete zirafunze. Ikibazo cyo dufite rero hano mu mujyi wa Ngarama ni ikibazo cy'aba bakarani bari kutubuza gukora natwe kandi dushaka kwiteza imbere. Hopovin abakorera mu isoko rya Ngarama rero mu karere ka Gatsibo bavuga ko kubera isoko ritagira ubwiherero bibabangamiye. Bavuga ko bakora urugendo rurerure bajya gushaka ubwiherero bikaba byabaviramo kwibwa cyangwa se gusanga abakiriya bagiye guhahira ahandi cyangwa se bitahiye. Twebwe biratubangamiye kuko iyo ngiye kwiherera ubu ngiye ngomba kujya ku musigiti kwaka imisigiti amatuwarete agafunguye. Mugasaba iki rero? Turasaba ko baduha nyine amatuwarete tukajya biyoraga bajya bakwaka igiceri cy'ijana ariko kikaba tuwarete ikabifunguye. Batubwiye ko tuzajya twishyura amafaranga 300 mu kwezi ariko n'abandi bazifunga ntabwo bigeze bazifunga. Ubwo hano rero ugiye ku musigiti ushobora gusanga umukiriya yagucitse. Ndasanga yagiye nyine ubwo ndihangana none wabigumana mpaka ntabwo bikunda rwose bakaduha. Turasaba ubuyobozi nyine ko batuvuganira bakazana izo mfunguzo za tuwarete kuko n'indi bazubakiye abantu. Nose tuwarete bazubakiye ngo zifunge. Twebwe ingaruka zitugiraho iyo ngiye marine ntuzireba ziraza zigakuraho agacupa cyangwa zikaba zaterwa n'umunzani nkoreraho. Ingaruka ni nyinshi kuko iyo ugiye kwihagarika ntabwo ibintu byawe biba bifite sikiriti. Kumva si bihari Zirahari ni nyinshi. Iyo nk'umwana akeneye kwiherera ashobora no kwiherera hano hasi kubera yuko tuwarete zirafunze. Izindi ngaruka zihari nshobora kuva hano nkagenda gushaka aho niherera nkagaruka nkasanga banyibye nk'agacupa k'amavuta. Izo ni ingaruka kandi mba ndi guhombamo amafaranga. Kubw'ibyo rero mwifuza iki? Twifuza yuko badukomorera urufunguzo rwa tuwarete bakazifungura. Imba ari n'ayo mafaranga basaba tukayatanga. Ubundi se zigeze gukora? Kuva ninjira muri iri soko njye sindabona zifunguye. Mushaka gukoresha ubwiherero mu byahe mugendamo? Tujya nko ku kiliziya kuko ku kiliziya aho ntibajya bafunga cyangwa se ukaba wajya no ku musigiti. Uva hano ugiye gushaka aho wiherera ugasanga nka marine itwaye amavuta. Ayo mavuta batwaye hari harimo amafaranga. Suritiro nimba igura 3 ubwo icyo 3 mba nyihombye. Izo ni imbogamizi. Ibintu by'umuntu nta sekirite biba bifite nyine. Turabasaba ko badufungurira ubwiherero nimba n'amafaranga bakeneye gukoramo isuku muri ubwo bwiherero tukayatanga. Bamwe mu rubyiruko bakora imirimo yo gutora imizigo mu isoko rya Ngarama bavuga ko babangamiwe na koperative yitwa Bunganizi yanze ko bayijyamo. Bakaba bavuga ko n'ubuyobozi bwanze ko bashinga koperative yabo. Bakaba basaba ko bakorerwa ubuvugizi kugira ngo nabo babone koperative yabo bakore biteza imbere. Urubyiruko bavuga ko hari igihe bahura n'imbogamizi bagafata imodoka bakayipatana ariko bakuru babo muri koperative yitwa Bunganizi bakaza bakishyuza. Umujyi nyine hano muri ino soko nk'abantu b'umukarani bo mu isoko ariko nkaba ntemewe. Noneho twebwe dufite ikibazo cy'abakarani bo muri uyu mujyi banze yuko tubajoyininga yuko tunishingira koperative yacu ngo tube natwe twagira aho tubarizwa tukajya dukora twisanzuye tumeze neza nta kibazo. Uko bibangamiye iterambere ryacu iyo tubonye umuzigo niwo tuba dutegerejeho amafaranga twajya kuwukora bakaza bakadukuraho bakabikora twebwe nyine tukaguma muri bwa bushomeri. Ikibazo cyo dufite rero hano mu mujyi wa Ngarama ni ikibazo cy'aba bakarani bari kutubuza gukora natwe kandi dushaka kwiteza imbere. Twifuza rero ni uko mwadukorera ubuvugizi tugashinga natwe yacu koperative kuko abakarani natwe baratujengereje. Amazina yanjye banyita Nizeyimana Innocent. Abankorera muri iri soko ariko tubangamiwe nuko tudafite koperative bikaba bituma tutabasha kwiteza imbere. Umuzigo uraza imodoka yamara guparika aho wakora wagezamo hagati ugatabwa ati bureke aho ngaho ntabwo wemewe ntabwo umukarani wemewe. Tuma utabasha kwiteza imbere. Iryo tsinda ntabwo warijya muteri ubasha kubona amafaranga yo kugira ute yuko babashije gukora kugira witeza imbere. Urabyuka mu gitondo wagera hano wamara gukora akazi wakagezamo hagati akakubuza gukora.
hari n'igihe dukora bakishyuza cyangwa bugezemo hagati bigatuma bishyuza cyangwa bakavuga ati baguhe duke ushoboye utwo wakoze ubundi bakugure ukagenda bigatuma utabasha kwiteza imbere. Abakorera mu isoko rya Ngarama bavuga ko babangamiwe n'umwanda ukabije wo muri iri soko. Ibyo bavuga ko batanga amafaranga ariko batazi icyo amaze. Barasaba akarere ko kakwinjira mu kibazo bakareba niba koko amafaranga batanga ahabwa abashinzwe gukora amasuku. Barasaba kandi ko bahabwa umuriro muri iri soko dore ko babona insinga z'amashanyarazi n'amatara bitagize icyo bimaze. Saa 11 batangiye kuzinga batashye, watinda gake ukinegera ko marine ziri bugucucure. Ikindi ni cy'umwanda badakubura hano mu isoko. Iri soko rihoramo umwanda, urugero nka biriya bishingwe n'aha hose, uretse ko wenda uyu munsi bashobora kuba bakubuyemo, ariko ikindi gihe hahoramo umwanda nyine. Amafaranga y'isuku aratanga. Turazisaba yuko babwira bano bashinzwe gukora amasuku mo hano bakagira iki, bakajya bakora amasuku nk'uko babishinzwe. Ikibazo nyine twishyura amafaranga kandi baduha umuriro wakawuduhaye tukajya tureba kuko iyo ducuruza za marine ziratwiba rero dukeneye umuriro hano hakaka, dukeneye isuku. Ibishingwe urabona ko birundiye hano, ntabwo ibishingwe babiyora, ntabwo tuzi impamvu kandi dutanga amafaranga. Mwifuza iki rero? Twifuza ko nyine mwadukorera ubuvugizi hano Ngarama hakagira isuku, sibyo? Tukajya tunareba tugacuruza tureba abamarine baratwiba. Urabona n'amatara ngaya ariko nta muriro. Uwo mwababwiye bari bandi babasubije iki? Badushubije ko umuriro ugomba kuboneka ariko ntabwo bawuduha. Ikintu cyo twamubwira cyo cya mbere na mbere bagomba kudukemura ni nk'uyu muriro rwose. Uno muriro nubwo hari ntabwo uhari, two tuba kudahari, kandi amafaranga y'imisoro turayatanga, ibyo badusaba byose turabitanga, ariko umuriro ntawo dufite. Nubwo mubona amatara arimo nijoro, iyo bigeze ari nka nijoro ntabwo bigira iki. Amatara nubwo ataka arimo? Amatara kuba arimo namwe murayabona ko arimo. Umuriro yo twashatse ubuvuganizi ngo turebe ko twafata urutsinga rwacu rwerekeza amahanga mu isoko, wenda tuzajya twishyura ibiceri bya buri munsi, natwe tubona umuriro. Akenshi na kenshi abantu bawufite bakunda no kuwushyira mu nzu yabo, twajya mu kuwuguriramo tukabura ahantu, mbese nta burenganzira dufite ku no muriro.